Showbiz News Rwanda. Kuva Papa Francis yitaye Imana, abakardinali baturutse hirya no hino ku isi harimo no mu Rwanda Kardinali Kambanda bateraniye Vatikan bategura umuhango wo kumusezeraho ndetse n'itora ry'umusimbura we. Umunyamakuru aherutse kubaza Trump atekereza ko umusimbura mwiza wa Papa Francis. Trump yasubije atebye ati ndashaka kuba papa, ayo ni amahitamo yanjye ya mbere. Umunyapolitiki yongeyeho ko nta muntu ahitamo ngaho umusimbura wa Papa Francis. Icyakoze agaragaza ko yifuza kubona Kardinali wa New York abo umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Papa Leo XV Umunyamerika atoreye kuba papa mushya wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'uko Donald Trump yabyifuje, ibi byabaye. Abantu benshi bari kwibaza aho byabihuriye. Iriya foto ya Donald Trump yagaragaye yambaye nka papa, ndetse kandi amagambo yavuze avuga yuko yifuza ko papa mushya yava muri Amerika. Abantu benshi bari kwibaza niba koko Amerika yafite uruhare mu itorwa ry'uyu mupapa watowe. Nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro, tureba akantu ku kandi. Uyu mupapa watowe n'umuntu ki, afite uruhare kuri Donald Trump, ese kandi yabayeho mu buye buzima? Ese Kardinali Kambanda nawe yagize uruhare muri aya matora? Ese we yavuze iki nyuma yo gutorwa k'uyu mupapa? Ibyo nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Nge nitwa Frere Rizi, Showbiz News Rwanda. Gore subscribe kugira utazajya ucika umunsi ku munsi. Mbahaye ikaze. Munyemerere dusubire inyuma gato turebe ku nkuru n'ubundi twakoze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwe ifoto imugaragaza yambaye nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika uwo bita Papa. Iyi foto yatunganijwe hifashishijwe ubwenge buhangano AI, yashyize ku rubuga rwe Truth Social mu gihe mu gitondo cyo kuwa gatatu Gicurasi 2025 ntiyagira ubundi butumwa yongeraho. Trump yajya ku butegetsi tariki ya 20 Mutarama 2025 yagaragaje ko ari umuyobozi ukomeye ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byugarije isi nk'intambara. Mbere yuko Papa Francis yitaba Imana tariki ya 21 Mata, Trump yohereje Vatikan Vice President James David Vance kugira ngo amuganirize kuko yaramaze iminsi yorowe nyuma y'igihe kinini arembye. Kuva Papa Francis yitaba Imana, abakardinali baturutse hirya no hino ku isi bateraniye Vatikan bategura umuhango wo kumusezeraho ndetse n'itora ry'umusimbura we. Iri tora rangiye bagomba kuzamura umwotsi w'umwe ugaragaza yuko Papa mushya amaze kuboneka. Nako byagenze mu ijoro ryakeye. Nyuma y'iminota mike Vatikan babaranditse bati habemus papam, numba bisobye nabi ntumbaze, ariko bishatse kuvuga kuko byagenda kose ari Papa mushya ubonetse. Kimara kuboneka akaba yahise ahabwa izina rya Leo XIV Umunyamerika watoreye kuba Papa mushya wa Kiliziya Gatolika. Inteko y'abakardinali 133 bateraniye muri chapelle ya Sistine Vatican kuri uyu mugoroba tariki 8 Gicurasi 2025 yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Kardinali Robert Francis Prevost. Itorwa rya Papa mushya ryemejwe n'umwotsi umwe wazamutse kuri chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi hejuru ya 89 mu 133 y'abakardinali bitabiriye itora. Kardinali Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma y'aho habaye ibyiciro 5 by'itora, birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye tariki ya 8 Gicurasi. Akaba yafashe izina ry'ubutungane Leo XIV. Mbere yuko Papa mushya agera imbere y'abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyariye kiri iruhande rwa chapelle ya Sistine. Icyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira, igito ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha Papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi Papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Ese iki cyumba cyagikorerwamo ibiki? Ese kandi iki cyumba cyabakibamo ibiki? Aho niho Kardinali watoye iyamburiye ikanzu itukura y'abakardinali akambara iyera ya Papa mushya. Bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azamara afite iyo nshingano y'ubutungane. Muri iki cyumba haba harimo amakanzu 3, iya Papa arimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini. Kuko abadozi b'i Vatikan baba batazi niba Papa mushya azabyibushye cyangwa ananutse. Bivuze ko yamaze kugeramo yambara imukwiriye. Harimo kandi inkweto zitukura za Papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro 3 bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Iyo Papa mushya avuye mu cyumba cy'amarira yerekeza ku ibaraza rya Bazilika Mutagatifu Petero. Nyuma y'umwanya muto humvikana ijambo ry'ikilatini rigira riti habemus papam, risobanura riti dufite Papa. Birumvikana ko abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero bategereje kubona Papa mushya iri baraza mu mwanya uri imbere no kumenya izina ry'ubutungane yahisemo.
mbere y'uko Papa Leo XIV nk'izina ry'ubutungane yahawe agera kuri iyi baraza, abakarinari bamutoye bose bahateraniye. Abakristo bari bari ku mbuga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga nyuma yaho batangarijwe ko Papa mushya yabonetse. Uwatowe yitwaga Karinari Robert Francis Prevost wo muri Amerika, akaba ari watoreye kuba Papa mushya afata izina ry'ubutungane rya Leo XIV. Abazi kiromani mubare muramenya ngo ni umupapa wa kangahe, ariko kandi nagira ngo usigire ikibazo uze kugisubiza muri comment. Ese ukurikije ibyo Donald Trump yavuze ukaba ubona n'uyu mupapa watowe w'Umunyamerika, uri kumva hari aho byabihuriye, byabifitanye isano? Ese Amerika ifite uruhare muri Kiliziya Gatolika? Byose ubitubwire muri comment, utubwire igitekerezo cyawe uko byumva. Turakomeza dukurikiranya amakuru akantu ku kandi. Impamvu nagira ngo ukore subscribe utazajya ucikwa n'akantu na gato tubagezaho umunsi ku munsi. Ese ko yigeze gukunda Uwikeza Pamela hatanye muri Miss Rwanda 2019 ndetse akaba n'umugore w'umuhanzi The Ben. Ibi yampano yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, aho yabajijwe nimba yarigeze akunda umwe mu bakobwa bazwi mu Rwanda. Uyu muhanzi yabanje gusa n'adashaka kubivugaho, mu magambo yagize ati nari ngiye kumuvuga ariko naba niteranije di. Byarangiye avuye ku izima maze ayishura ko yakunze Uwikeza Pamela, umugore w'umuhanzi The Ben. Mu magambo yagize ati nigeze gukunda umugore mu Rwanda nibwo hari habonetse umucunguzi w'umuziki nyarwanda, nta wundi rero yari Karomba Gayeri cyangwa se Coach Gayeri. Akaba yarabaye ijwi rihindura uburyo umuziki nyarwanda utegurwa, uburyo ucungwa kandi uburyo ugezwa ku isoko mpuzamahanga. Yari umujyanama udasanzwe kubera ko yabaye igikoresho cy'ingenzi cyahinduye abahanzi b'abahanga basanzwe mu Rwanda, akabavana ku masoko asanzwe akabageza ku masoko y'isi mpuzamahanga. Niwe wagize uruhare rukomeye mu ishyirwa rya Bruce Melody muri sosiyete y'ubucuruzi ya 155 IGM. Ni imwe mu masosiyete akomeye mu Rwanda muri iki gihe mu bucuruzi bw'umuziki, ndetse anamushyigikira mu gutegura album mpuzamahanga, mu gutaramira ku migabane igiye inyuranye ndetse yo mu mahanga. Keniso Loskana we wamaze gusezera Element nabo babaye abagenerwa bikorwa buru ruherekane rw'impinduka. Biraba ibyuya rero ntibibe amaraso kubera ko uyu Coach Gayeri bivuga yuko agiye gusezera. Ese koko aseze 155 IGM yagu Vestine uzwi mu itsinda rya Vestine and Rockers agiye kurushinga n'umukunzi we Idris ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, aho batangaje ko bazakora ubukwe mu minsi ya vuba cyane. Waba bibaza ngo ubukwe buzaba ryari, buzabera he, ndetse kandi ni biki bindi biri kuvugwa mu ubwo bukwe, ni biki bizabera muri ubwo bukwe. Waba bibaza kandi ku nkuru zimaze iminsi zivuga yuko Vestine and Rockers batandukanye na Irene. Byose turaje tubivuga muri iki kiganiro. Uya wo bita Roscan 155 IGM abahanzi bakomeje gusezera umusubirizo, ndetse kuri aka kanya nanavuga yuko 155 IGM kuri ubu ngubu twavuga yuko yamaze gushenyuka kubera ko na Roscan yasezeye. Ese turaje turengo noneho mu gusezera noneho yanditse ubutumwa bukomeye cyane ari nabyo ngiye kuza turebeho, turebe impamvu yatumye asezera, turebe kandi uko noneho muri 155 IGM byasigaye byifashe, umwuka uhasigaye. Bavuga kandi ku manzi ya Pondate watomboye umukunzi we aherutse kubyarana umwana wabo mfura w'umuhungu, amwibutsa urwa mukunda. Amakuru avuga ko aba bombi babana muri Uganda nyuma y'uko yagavuye mu Rwanda agatangaza ko ahunze agatsiko k'abantu bashatse kumugira nabi. Nyuma yaho kandi tariki ya 5 Gicurasi 2025 aribwo umukunzi we yibarutse umwana w'umuhungu, ndetse akamwibaruka bari aho ngaho muri Uganda, akamwibarukana n'umwe mu bakobwa bakundana, ndetse kandi akarigeze no kumufana we. Turaje turengo yago yabyakiriye ate, turebe kandi amateka amaze iminsi yongera kumuvugwa. Inshinjacyaha bwavuze ko uretse kuba turahirwa Moses akurikiranwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ari no gukorwa iperereza ku bijyanye no kubicuruza, maze akimara gushinjwa ibyo gukoresha urumogi urukiko asuka amarira, bamwe baturarira y'ingona. Ese wakibaza ngo urukiko byarangiye bite, yafatiwe ibihe bihano? Ese amagambo avuze kuri Perezida Paul Kagame yo byarangiye bite? Ibyo byose nibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Turajya kandi ku munyamideli Kate Bashabe yasabye Pondate kureka zari ku rutonde rw'abafana ariko bikarangira babaye umuryango. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Bruce Melody ndetse na Catherine. Bruce Melody umaze igihe kinini yemeje ko umugore we Catherine ari umufana we wa mbere y'uko urukundo rutangira. Yagize ati yaranyumvaga akankunda mbere y'uko n'isi imenya ko nshoboye. Uru rukundo rwakomotse ku bifatanye mu buzima bugoye. Meddy ndetse n'umugore we Mimi kuri ubu bibarutse umwana wabo bamutazira izina rya Zain Ngabo, n'umwana wabo wa kabiri
ikaba ari inkuru yo kwishimirwa. Niyo mpamvu nagira ngo tubwire uyu nguyu Meddy, tubwire tuti congratulations muri comments. Ndetse kandi turi buvuge kuri 155 IM uwo bita Kenisoro yamaze gutangaza yuko ashobora gusezera. Roskana nawe afite icyo yabivuze ku bijyanye no gusesera. Ese uribaza ngo yaba yavuze ibiki? Ese uribaza ngo kuko azasezera nawe? Nibi byose turi busubize muri iki kiganiro tugiye gukora. Kandi usanzwe afasha Diamond Platnumz cyangwa se manager Pondati n'umukunzi we aho bibera muri Uganda baciye amarenga yuko bitegura kwibaruka umwana wabo w'imfura. Yago Pondati yaragiye arabura neza. Niyo mpamvu kandi abantu munamukumbuye mwandike muri comment mu bivuge mutubwire. Hanyuma kandi nyine ubwo amakuru ahari turaje turese amakuru ari kuvugwa no ukuri. Ese aya makuru ari kuvugwa yaba afite irihe shingiro yuko Yago Pondati yenda kwibaruka? Hanyuma kandi abayobozi ku isi yose bate umuririmbyi Chris Easy Rukundo Christian ubungubu yarayakoze ibitangaza i Poland ari kumwe n'umuririmbyi w'icyamamare hara muri Nigeria witwa Jobo. Ese urakeka igitaramo cyagenze gute? Ese urakeka iki gitaramo gifite iyihe impact cyangwa se gifitiwe mu maro Chris Easy cyangwa se kubera iki yagikoze mbere yuko indirimbo ijya hanze? Ese iyo ndirimbo izajya hanze ryari? Tuzayumva ryari? Ibyo byose turaje tubivugeho muri iki kiganiro. Ku yandi makuru kandi wo bita Yago Pond i Burundi ho Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye ahetse umusaraba. Aha naho yaragiye kwifatanya n'abakristo Gatolika b'i Burundi mu nzira y'umusaraba ndetse no kuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo, by'umwihariko nawe aheka umusaraba. 18 Mata 2025 abakristo Gatolika bizije wa gatanu mutagatifu bazirikana ububabare bwa Yesu Kristo umucunguzi wabo ndetse bakanaramya umusaraba yabambweho kugira ngo abacungure. Ni imihango yakozwe ku isi yose, by'umwihariko mu Burundi. Perezida Ndayishimiye wari warekejwe n'umuryango we ufashe umwanya mugoye ku musaraba ayobora abandi bajya kuwuramya. Perezidansi y'u Burundi yatangaje ko Perezida Ndayishimiye yitabira inzira y'umusaraba akifatanya na Yesu wababaye. Gusa iki gikorwa cyatumye benshi ku mbuga nkoranyambaga bamunenga, bavuga ko yagombaga kuba ari gukemura ibibazo by'abarundi byibura ngo abashakire n'ibitoro, none yibereye mu guterura imisaraba y'ibiti bya gereveriya. Nawe gira ijambo genera Perezida w'u Burundi hano hasi muri comment, ukore subscribe na follow. Obita Element asezera muri 155 AM ndetse akavuga yuko atazongera gukorana na Coach Gary ndetse na Bruce Melody narimwe. Ibingibi byatangiye mu minsi yashize, ndaje tunyure mu ngingo ku ngingo tuvuge uburyo ngibi byagenze kugezaho Element afata umwanzuro akavuga ngo bitewe n'ibyo muri kunkorera, bitewe n'ibyo mwankore ngenda sezera 155 AM. Ndaje tubyinjiremo akantu ku kandi turebe ngo ese kuba yasezera byatewe n'iki? Ese nize impact bifite Showbiz niyo si Rwanda.